This is Family Table TV. Bahaye ikaze mwese abakunzi b'uru rubuga, abakunzi b'uru ruganiriro, mwese tubahaye ikaze. Tubanze dushimire abantu mwese mutwereka yuko mudukurikiye, haba muri commentaire ndetse n'abanyura mu gikari bakabitubwira, rwose turabashimira cyane. Uyu munsi rero tugarutse nanone mu kiganiro cyacu, ikiganiro cy'umuryango. Muzi yuko ikituraje inshinga ni ubuzima bw'umuryango, ni ubuzima bw'abagize umuryango, ni ukugira ngo umuryango ushobore kubaho neza, turebera hamwe ibibazo byaba birimo ndetse tukagerageza no kubishakira igisubizo. Uyu munsi rero tugiye kwinjira mu mibanire y'umugore n'umugabo. Ese ni ibiki umugore ashobora gukora mu rugo? Ni iyihe myitwarire umugore ashobora kugira mu rugo ugasanga ntishimishije umugabo, ugasanga umugabo ntabwo anogewe ndetse yewe nta nubwo aryohewe no kuba muri urwo rugo bitewe n'imyitwarire y'umugore. Ahangaha wenda abagore badukurikiye bashobora kuvuga bati ese kubera icyo ahereye ku bagore, n'abagabo tuzareba ibyo abagabo bakora, imyitwarire bagira igatuma mutishima, mutanogerwa, mutanezererwa urugo rwanyu cyangwa n'imibanire yanyu. Reka rero duhere ku cya mbere. Ni ibintu abenshi musanzwe muzi ariko mutazi yuko bituma umugabo, iyo myitwarire ishobora gutuma umugabo atishima mu rugo, ndetse ejo natangira kujya ataha bwije kugira ngo asange abantu bose baryamye, n'ibimutera umujinya n'ibimubaza byose, nawe ubwawe nawe waryamye ugatangira ukibaza uti ese ni ibiki nkwiye gukosora. Reka rero duhere ku cya mbere, ubusinzi bw'umugore. Ubusinzi bw'umugore pe, ngira ngo twese turabizi. Umugore wasinze, uretse yuko nta n'uwo bibereye, ariko noneho iyo ari umugore rwose kiba ari ikibazo gikomeye. Kenshi nibwo usanga umugore atakimenya inshingano ze, nibwo usanga umugabo mu bandi agira ikimwaro, haba mu baturanyi, haba mu bavandimwe be cyangwa se mu miryango yanyu mwese. Abazi yuko aho ahise abagenzi be cyangwa se abaturanyi bavuga bati dore wa mugore cyangwa se dore wa mugabo wagowe ufite umugore w'umusinzi. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu abagabo badakunda ku bagore babo, kandi mu by'ukuri nta nubwo bikwiye yuko umugore mutima w'urugo arangwa no gusinda. Umuntu yakanyoye ariko akanywa mu rugero, akamenya aho anywera, akamenya urugero rwe, ku buryo bitamutesha umurongo ngo ate agaciro we ubwe, agatesha abana be, agatesha urugo rwe, agaciro agatesha uwo bashakanye, agateshe n'umuryango we ndetse n'urugaga rw'abagore muri rusange. Icyo ni icya mbere rero. Wowe mugore, wowe mukobwa uzaba umugore w'ejo, ni ikintu ugomba kwirinda kibi cyane, gishobora gutuma umugabo atishima mu rugo. Ikindi cya kabiri nacyo kibi cyane, kiba kinatatiriye ndetse isezerano muba mwaragiranye, yaba ari amasezerano mugirira imbere y'ababyeyi. Burya imbere y'ababyeyi nabwo mugirana amasezerano. Iyo umusore yafashe umwana w'umukobwa akamujyana iwabo cyangwa umukobwa akamujyana iwabo nawe, icyo gihe iyo ababyeyi babihaye umugisha, mu by'ukuri umugisha w'ababyeyi naryo ni nk'isezerano. Rero icyo kintu nababwira, cyangwa se iyo myitwarire nababwira, ni imyitwarire y'ubusambanyi. Ntawe ubusambanyi bubera, ariko noneho ku mugore uba utatiye rya sezerano imbere y'ababyeyi, rya sezerano wagiranye n'umugabo wawe imbere y'umurenge, niko tujya tuvuga, rya sezerano wagiranye n'umugabo wawe imbere ya pasiteri se cyangwa mu kiliziya cyangwa se mu nsengero, uba utatiye cya gihango wagiranye n'umugabo wawe. Ibyo bintu rero ubusambanyi butesha umugabo wawe agaciro,
butesha umuryango wawe agaciro, butesha abana bawe agaciro, butesha imiryango washatsemo agaciro, biganatesha nyine n'urugaga rw'abagore muri rusange bikabatesha agaciro. Rero iyo ni ingeso mbi, ni imyitwarire mibi cyane idakwiye umugore, idakwiye umugore rwose. Ndavuga umugore muri rusange, ariko by'umwihariko wa wundi noneho wanashinze urugo, wafashe umwanzuro wo kuvuga ati nshinze urugo kandi umugabo wanjye sinzamuca inyuma, nzamukunda ibihe byose. Iyo ngeso rero nayo abagabo barayanga. Hari uri kuvuga ati ese nitugera ku bagabo bo bitwara nabi, izo ngeso zo ntituzazibasangana, bo ntibazigira? Ese twebwe turazikunda? Ibyo ngibyo nabyo tuzabireba umunsi tuzaba tureba imyitwarire abagore mudakunda ku bagabo ndetse ituma mutishima mu rugo. Iyo myitwarire tumaze kuvuga, ubusinzi n'ubusambanyi, ndababwira yuko binatera ipfunwe, bitera ipfunwe mu bana, bitera ipfunwe kuri wa mugabo, ku miryango. Nyabuneka bagore bagenzi banjye, ibyo bintu bituma abagabo banyu batishima ndetse byanavaho n'intandaro yo kuba banava mu rugo. Nyabuneka icyo kintu kiveho. Niba hari n'uwabikoraga, niba hari n'uwari warateshutswe, icyo kintu akireke, kuko abagabo ntibagikunda, abagabo ntibacyemera, ntabwo bacyemera, kandi nta n'undi wacyemera, kuko ni ingeso mbi zishobora kuzana ibibazo mu rugo. Iriya myitwarire mibi y'ubusambanyi, muzi yuko ishobora kuvamo uburwayi bunyuranye, burimo sida ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ibyo byose ni ibintu bishobora kuzana ibibazo mu rugo. Usibye rero ubwo businzi, usibye ubwo busambanyi, hari n'iyindi ngeso cyangwa se indi myitwarire abagore benshi bakunze kugira, si bose ariko harimo ababigira, kutagira ibanga. Kutagira ibanga nabyo ni imyitwarire mibi abagabo badakunze kwihanganira ndetse itanabashimisha na gatoya. Aho uzasanga niba mu rugo habaye nk'ikibazo, umugore aho kugira ngo yigane n'umugabo w'uburyo icyo kibazo cyakemuka, ugasanga arajya kubibwira umugore mugenzi we, wa wundi yita inshuti ye. Noneho ya nshuti ye nayo, kubera yuko nta kintu bimubwiye, ibibazo umubwiye ntacyo yabimaraho, nta n'icyo bimubwiye, nawe akazabibwira ya nshuti ye. Wenda natanga nk'urugero aha ngaha, hari ukuntu abagore bajya bagira, n'abagabo birashoboka, ariko hari ukuntu abagore bajya bagira ingeso yo kureba mu matelefone y'abagabo. Wagira gutya ugakubitana wenda na cati umugabo wawe yagiranye n'undi mugore, cyangwa se ugasanga yamutelefonnye nk'inshuro zirenze 5, ugatangira kwibaza uti uyu muntu bavugana inshuro zirenze 5 cyangwa n'10, yamutelefonnye inshuro 10, aba bantu barapanga iki? Ugasanga rero uragiye ubwiye umugore mugenzi wawe runaka uti wari ubizi umugabo wanjye anca inyuma, nasanze hari umuntu atelefonana nawe inshuro 5 kandi buri munsi. Ugasanga ibyo bintu ubibwiye mugenzi wawe, nawe abibwiye mugenzi we, ugasanga inkuru yabaye kimomo y'uko umugabo wa kanaka asigaye hari abagore cyangwa se hari umugore yacyuye amuca inyuma. Ariko igitangaje ni uko hari igihe uzamenya ukuri ukananirwa kugarura ya magambo yagiye, cya gisebo cyagiye ku mugabo wawe, ariko nawe kitagusize. Ntabwo kiba kigusize, kuko iyo uvuga umugabo wawe, uvuga umuryango wawe, uvuga abana bawe, uvuga urugo rwawe, uba wivuga nawe ubwawe. Kugira ibanga ry'urugo rero ni ikintu nyine abagabo bakunda kuturyoza, cyangwa se bakunda kudushinja yuko abagore batagira ibanga ry'urugo. Nyaboneka ibanga ry'urugo turikomereho, kuko uwo tubwiye n'ababwira inshuti ye, n'undi akabwira inshuti ye, ukazasanga umugabo wawe yabaye igicibwa, yabaye wa wundi utambuka, abantu ugasanga baramuvuga kandi ari wowe byaturutseho, kuko niba byaguturutseho ni uko abantu babyizera. Icyo kintu rero mureke, nyaboneka abagore tukirinde.
Ikindi rero cyangwa se indi myitwarire abagabo badakunda ndetse ituma batishima mu rugo, hari ukutabubaha. Burya hari ibintu tujya twitiranya, ugasanga umugore mu gihe avugana neza n'umugabo we, mu gihe bishimye bari mu bihe byabo byiza, ugasanga umugabo aratashye amuzaniye kamambiri, yewe yamushyiriye amazi muri dushe, amwitayeho, aramutekeye, aramusasiye, ngira ngo ibyo ngibyo byo biri no mu nshingano z'umugore, nubwo n'umugabo abikoze ntacyo yaba. Hanyuma aramusasiye, aramutekeye, yewe rimwe na rimwe ugasanga amushyiriye n'ibiryo mu buriri. Ibyo ngibyo ntabwo ari bwo buryo twavuga ngo ni ukubaha umugabo. Iyo ni serivisi uba umuhaye, ni akazi uba umukoreye, uba umuranze serivisi nziza. Kubaha rero aha ngaha biza muri cya gihe hari ibintu mutumvikanaho. Burya iyo hari ibintu mutumvikanaho, wenda aha ngaha natanga nk'urugero, hari nk'ikintu wenda umugabo wawe ashobora kureba, burya abagabo ni abantu bareba ibintu bigari cyane, batekereza cyane ibintu by'ibibanza, kugura amazu, mbese ibintu bigari, noneho agatekereza kugura wenda nk'ikibanza. Noneho umugore ugasanga wenda waravuze ati icyo kibanza oya tuzacyubaka dute, ese twaguze inzu ihagaze, nuko noneho muri cya gihe rero kubaha biza ryari, muri cya gihe habayeho impaka, buri wese avuga ati ni ibi ngibi. Iyo umugore muri icyo gihe agize guca bugufi, ntihabeho guterana amagambo, ntihabeho kurakaranya, ahubwo bose bagamije kureba igishobora kubagirira akamaro, burya ni hahandi nyine ushobora kuvuga uti kuko uyu muntu namwubashye no muri cya gihe twari twatonganye, namwubashye no muri cya gihe hari ibintu tutumvikanagaho. Kuko nanone urundi rugero, hari igihe ugasanga nk'abantu iyo barakaranyije, ugasanga niba basangiraga ku meza, umugore arakira ibiryo ku meza, aragiye ariryamiye se, cyangwa afite n'ahandi yaririye, cyangwa se aranaburaye. Niko abagore barakara. Nabyo burya ntabwo twavuga yuko ari byiza, kuko hari icyo biba biri kwangiza. Muri cya gihe rero mwarakaranyije, ukavuga uti sindya, agenda arye wenyine, ndajya kuryama mbere, simutegereza, wenda mwari musanzwe ibyo bintu mwarabyumvikanyeho, icyo gihe niho hagaragara kubaha. Twatonganye ariko ntibimbuza gukomeza kumwubahiriza, ngo dusangire, ngo mutekere, ngo ngire gute. Ni aho ngaho rero, ni aho ngaho abagabo batugaya, bakavuga bati icyo kintu aho hantu abagore bahakosoye byaba ari sawa, niko kwaba ari ukutwubaha mu by'ukuri. Ikindi kintu, hari gukangisha umutungo winjiza mu rugo cyangwa se n'umutungo w'iwanyu. Ngira ngo icyo kintu nacyo murebe neza mu buzima bwacu, mu buzima bw'aho dutuye. Akenshi iyo umugore yinjiza amafaranga, rimwe na rimwe aruta n'ay'umugabo, usanga hariho igihe amahirwe tugira wenda nibo bakeya, usanga hari igihe umugore akangisha aya mafaranga. Noneho rero amafaranga nayabonye, ndagenda muri cya kigare, tujye mu kabari, dutahire igihe dushakiye, dukore ibyo dushaka, ngure ibyo nshaka, nta kuvugana na mugenzi wawe, ngo ibintu byose mubishyire muri gahunda, muyakoreshe mu nyungu z'urugo. Ugasanga aho kugira ngo ya mafaranga aze arayongera ubushobozi bw'urugo, ndetse binatume murushaho gukomeza kubana neza, gushyira hamwe, ugasanga ahubwo abaye intandaro yo gusuzugura wa mugabo, yo guta inshingano. Icyo kintu abagabo ntabwo kibanezeza. Cyangwa gusa ugasanga iwanyu koko mufite imitungo, ariko kenshi nibyo wicara umucyurira. Urantera hejuru se, nzataha njye iwacu se ko dufite ibi n'ibi, nidushaka tuzatandukane. Ikibazo ni ikihe? Nditunze, mfite amafaranga yanjye, nta kibazo na kimwe mfite. Nyaboneka bakure beza, muramenye umutungo winjiye mu rugo, winjije mu rugo, uramenye utazaba intandaro yo kugira ngo
umugabo wawe yumve ko wamusuzuguye, ahubwo izaba intandaro yo kugira ngo mwongere ubutunzi bwanyu, hanyuma bubafashe kubaho neza kurushaho. Icya nyuma rero ni ukwanga imiryango mwashatsemo mukabyaramo abagore beza. Tekereza kwanga ababyeyi bakubyariye umugabo uvuga yuko ukunda, umugabo mwabyaranye ibibondo. Ni gute wanga nyoko bukwe? Ni gute wanga so bukwe? Ni gute wanga baramukazi bawe, bashiki b'umugabo wawe? Ni gute wanga barumuna bene nyina b'umugabo wawe? Nyaboneka iki kintu abagabo namwe murabizi. Rimwe nigeze kuganira n'abagore bari bakiri batoya, umwe abyaye kabiri undi abyaye rimwe. Umwe aza kuvuga ati yewe, ati njyewe mbabwire, ati nagize amahirwe nshaka umugabo utagira ababyeyi. Icyo gihe neze kugwa muri koma. Birumvikana yuko ntabatambutseho, nagize umwanya wo kubigisha, nagize umwanya wo kubaganiriza kugira ngo icyo kintu, iyo myitwarire ntabwo ikwiriye. Ese wowe wakwishimira yuko umugabo wawe yanga mama wawe, yanga papa wawe, yanga abavandimwe bawe? Ibyo bintu byagushimisha? Icyo kintu rero bagore beza, abagabo baracyanga, abagabo ntibagikunda, abagabo ntikibashimisha. Umugabo azashimishwa nuko umukundira ababyeyi be, umukundira abavandimwe be. Kandi ibyo ngibyo nimubikora, nimubigerageza, muzareba uburyo uzisanzura mu muryango w'iwabo w'umugabo wawe, kandi ibyo ngibyo bizatuma wubaka urugo rwawe ruhame. Ikindi kandi binatuma abana bawe, ariko tekereza, harimo n'ababyeyi, ndavuga abagore cyane cyane bitewe n'ikiganiro turimo, usanga batifuza yuko abana bajya gusura kwa sogokuru na nyogokuru, kwa ba nyirarume, kwa ba se wabo, kwa ba nyirasenge. Nyaboneka, ntabwo bikwiriye yuko umwana umubuza kumenya inkomoko ye. Ntabwo bikwiriye, nta nubwo ari byo. Mugerageze rero, tugerageze kugira ngo rwose tubanire neza. Ababyeyi batubyariye abagabo, bashiki b'abagabo bacu, baramu bacu, tubabanire neza, maze muzarebe ukuntu tuzisanga mu muryango dutekanye, twumva nta kituziga, twumva nta nzangano, twumva nta buryarya buturimo hagati. Yewe nihanavuka n'ikibazo, mwicare mu gicoci, wowe n'umugabo wawe mu gicoci, ariko mugamije gushaka igisubizo nyacyo, igisubizo kizana amahoro n'umutekano mu muryango. Ngira ngo rero ibyo nari nateganyije ko tuganira uyu munsi ni ibyo ngibyo. Ndabashimiye. Wowe ukihagera wakora subscribe, ugakora like, mukanagisangiza iki kiganiro, mukanagisangiza abandi. Intego ya Family Table TV nta yindi, turajwe inshinga no kugira ngo abagize umuryango bose babeho banezerewe, bishimye, batekanye. Reka rero dusoreze ahangaha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Mwari muri kumwe nk'uko bisanzwe na Mama Christine. Naho ubutaha. This is Family Table TV.